Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri kumwe na mwene so RUKUNDO Vincent. Tukaba turimo kuganira ku mbaraga z'Imana mu ntege nkeya z'umuntu. Imbaraga z'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva igice cya 3, duhere ku murongo waho wa 7 tugeze ku wa 12. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorerera Imana kuri uyu musozi. Imana nihabwa icyubahiro cyane. Imana yagambiriye gukura ubwoko bwayo bw'Abisirayeli muri Egiputa, mu buretwa bari bamazemo igihe kinini, ngo yari imaze kumva gutaka kwabo, ngo nuko ituma Mose muri Egiputa. Imana ishimwe cyane. Ariko nk'uko twasomye ku murongo wa 10 n'uwa 11, ngo Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Muri iyi mvugo ya Mose hagaragaramo kubona ko we ubwe yari umunyantege nke, ko nta mbaraga yumvaga afite zamushoboza cyangwa se zamubashisha no gutinyuka kwegera Farawo ngo maze akure Abisirayeli muri Egiputa. Ariko Imana yaramusubije ngo, nzabana nawe. Imana ishimwe cyane. Kandi bizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, icyubahiro kibi cy'Uwiteka ibihe byose. Uko niko natwe tujya tugera aho tubona ibintu bikomeye, tutagira icyo tubikoraho rwose na gato, kuko twebwe turi abanyantege nke. Ariko iyo Imana igendanye natwe, Imana ishimwe, ikabana natwe, ibigaragara bidashoboka birashoboka, kuko Imana yo ni inyembaraga, yitwa Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana rero ziruta cyane uko twabasha kuzivuga, ndetse tuzimenyaho agace gato, ariko ni imbaraga zitangaje. Imana ishimwe. Izi nizo mbaraga zakamije inyanja, Abisirayeli bakambuka, mu gihe Farawo yari amaze kubarekura biruhanije, hagombye kubaho ibyago bigera ku 10 yaranze kubarekura, bikabiteza Abanyegiputa. Yageraho Farawo agafata icyemezo akemera akabarekura,
ariko ngo bamaze kugenda nabwo ngo aricuza n'abantu be baravuga ngo niki cyatumye turekura buriya bwoko bakagenda. Bigira inama yo kubakurikira. Izi mbaraga rero z'Imana turi kuvuga ni nazo zakamije inyanja mu gihe abo b'Isirayeli bambukaga bakurikiwe n'Abanyegiputa ngo babagarure mu buretwa. Ibyo tubibona mu gice cya 14 muri iki gitabo cyo Kuva. Imana ishimwe cyane. Dusome Kuva iki gice cya 14 umurongo wa 9 tugere ku wa 10. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Farawo abatuze bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane, Abisirayeli batakira Uwiteka. Dusome no Kuva iki gice cya 14 umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu duhura nabyo muri ubu buzima twebwe abizera Imana, tukabona biradukomereye cyane, ndetse tukabona nta n'inzira zihari ngo tubisohokemo cyangwa se ngo biveho. Ariko iyo twubuye amaso yacu, Imana ishimwe, tugatakira Imana ishobora byose, ijya imanuka ikabikuzaho imbaraga zayo, bikibagirana, bikanasa nk'aho bitigeze no kubaho, bikagenda burundu, ntituzongere kubibona ukundi. Imana ishimwe cyane. Ngo Mose ku murongo wa 21 haravuga ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Umurongo wa 22 Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza wowe uri kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya, kwiringira Imana umuremyi w'isi n'ijuru, kuko no mu bihe bikomeye nuyitakira izajya igutabaza imbaraga zayo zikomeye, ndetse izagukoresha n'ibyo wowe utakwishoboza, kuko yo ari inyembaraga nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 26 tugana ku musozo haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Bani dufashe cyane. Abanyegiputa bari bakurikiye Abisirayeli bose, n'amagare yabo n'amafarashi yabo bose, ndetse n'ibyo byose bashiriye mu nyanja. Imbaraga z'Imana rero nizo zakuye Abisirayeli muri Egiputa, zirabarinda mu nzira zose baciyemo, zirabajyana zibageza mu gihugu cy'isezerano. Imana nihabwe icyubahiro cyane. Amen.